kw'Imana nzajya nyihutiraho niyo mukiro. Uhoraho amahoro yawe, Uhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza inzira watabiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Nyagasani Yezu Kristo igihe umaze gatatu mu mva atagatifu imbaga bakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Mana yanjye Mana yanjye, iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe n'umushumba ukuragiye, zohereza Roho wawe akumvishe ingangavu zakumara ubwo umbera umuhamya. Nishima nkanogerwa kuko nzataha Yerusalemu nshya, aho umwami antegereje. Umushumba wanjye andagira mu rwuri rwiza, nabonikanga ibirura biraza nkabirinda, kandi muhora mu biganza ngenura. Yerusalemu nshya, aho umwami antegereje. Mana yanjye ndaje, Mana yanjye, iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe n'umushumba ukuragiye, ndishima nkanogerwa kuko nzataha Yerusalemu nshya, aho umwami antegereje. Bemera Yezu Kristu turi ingabo za Mariya, turi ingabo zawe mubyeyi. Koko Mariya warahiriwe, wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana, turi twese abana bawe, tukubera ingabo nziza mubyeyi. Turi twifungumvisha iteka, abemera Yezu Kristu turi ingabo za Mariya, turi ingabo zawe mubyeyi. Koko Mariya warahiriwe, wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana, turi twese abana bawe, tukubera ingabo nziza mubyeyi. Turi twese abana bawe, tukubera ingabo nziza mubyeyi.
intorezo birazibitse imibare y'abeza dusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo twese tuzabyina dushimira Imana tuzatamba cyane dutambutse Satani subiza inyuma irahira mu izina rya Yesu akunze asubira inyuma indagiza urugendo kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umubyeyi wacu tujya ku mubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse kandi ko kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse muze dutakambire umubyeyi wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu Nyagasani muhe iruhuko ridashira maze iteka arushye mu mahoro Nyagasani muhe iruhuko ridashira maze iteka arushye mu mahoro Nyagasani muhe iruhuko ridashira maze iteka arushye mu mahoro Singiza Nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje umukene bw'umuja we dore kuvuga amasekuruza yose kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye ni ritagatifu kandi amutinya abagirira impuhwe uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yaranduye abategetsi bakomeye